ziturwanirira zoherejwe n'Imana itakwe merera ko turengana. Yesu we ngize ngo nkuvuge mbega na hera hehe cyangwa na rangiriza he. Pawulo arategeka nisengesha senga Ayineya arahaguruka bamuzima. Nanjye ndavugana n'iso mbaraga ziguhejeje ku gisasiro. Uhereye none ahangaha wakire gukira. Uhereye none ahangaha wakira amahirwe ya kabiri. Bya mbere byari byarapfuye ariko izanye ibya kabiri. Hakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Wakira ineza y'Imana henakota ya binishayini. Wakira umugisha w'Imana. Hayi izina ry'Imana rihimbazwe. Imana gusubiza umwana wawe kandi muzima. Ndafashijwe pe. Imana gusubiza umwana wawe kandi muzima. Murakoze cyane abakurikiranye Impuhwe z'Imana TV mu izina rya Yesu Kristo turabashuhuje. Abari hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu muri Afrika, ku mugabane wa Aziya n'Uburayi, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Hanyuma turabashimira no kugenda mudukurikirana. Umugisha w'Imana wabeho. Dushimirana mushumba uba watwaki hano muri studio ye kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana nawe abane nawe kandi imigisha y'Imana imubeho. Hanyuma kubatanzi nitwa Ayabagabo Jean Bosco uzwi ku izina rya Biratogota mu rugo ni Rwamagana. Hanyuma uyu munsi ningi Imana ishimye kuri itariki ya 28 ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Hanyuma munyemerere dusome ijambo ry'Imana, ariko tutararisoma reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri umuremyi w'ijuru n'isi, uri umutabazi utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Reka imbaraga z'Imana zize zibane natwe kandi ijuru ryitamurure. Udukore ku maso twumve ryajwi ryawe ryongorera, utwereke ibihishwe kandi utwemere n'abagiye kutwumva nyiribihe Imana bazatuboneraho umugisha kandi ijambo ngiye kuvuga rizagira ibyo ryubaka rigire n'ibyo risenya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Turirukana imbaraga yari yose y'abadayimoni, ahubwo turemera ubwami bw'Imana bari bwo buzaganza. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ni ibice 4 murongo wa 21. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 murongo wa 21 haravuze ngo amaze gupfa nyina aramurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana aramukingirana arisohokera. Ndasubiramo rimwe gusa, ni igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 murongo wa 21 haravuze ngo amaze gupfa nyina aramurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana aramukingirana arisohokera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma iri ni ijambo tugiye kuganiraho, mwuka w'Imana yashyize muri ngewe. Ni ijambo tugiye guhanuriramo, ni ijambo rigiye kurema, ni ijambo rigiye kuzura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kuri wowe ugiye kunkurikirana. Hanyuma amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe mu izina rya Yesu. Rero iri jambo Imana yampaye difite intego ivuga ngo buretse kubishingura haracyari andi mahirwe ya kabiri. Narimbuze ngo buretse kubishingura haracyari andi mahirwe ya kabiri. Ndagira ngo nkwibutse amahirwe ya mbere byari byaranze, ariko mu mahirwe ya kabiri bigiye kwemera. Mu mahirwe ya mbere abantu bakuvuyeho, ariko mu mahirwe ya kabiri bagiye kukugarukira. Ndagira ngo nkubwire ngo mu mahirwe ya mbere wakoraga bikanga, ariko mu mahirwe ya kabiri Imana izanye ugiye gukora byemere ununguke. Mu mahirwe ya mbere ndagira ngo mbibutse ngo abigishwa ba Yesu baraye ijoro baroba. Bibiliya iravuga ngo iri joro ribakeraho, hanyuma nta kintu bari bafashe. Ni mu mahirwe ya mbere. Ndasubiramo rimwe, mu mahirwe ya mbere abigishwa ba Yesu baraye ijoro baroba, ariko iri joro ribakeraho nta kintu bafashe. Ariko mu mahirwe ya kabiri Yesu ngo araza, ahageze aranabahamagara arababaza ngo mbe bana banjye mwaba mwabonye ibyo kurya. Ndagira ngo mu mahirwe ya kabiri uze kumva ijwi rya Yesu.
ndagira ngo mu mahirwe ya kabiri Imana ize kugira ibintu ihamagara. Haleluya. Uze kongera wumva ijwi ry'Imana, uze kongera wumva Imana ikora, uze kongera kumva Imana ibohora. Mu mahirwe ya kabiri rwose uburwayi bwari bwarakwibasiye ya mbere, ariko ya kabiri ndagira ngo nkubwire ngo Yesu hari igisasiro aje kuguhagurutsaho mu izina rya Yesu. Wowe unkurikiranye aho uherereye hose, ijambo riravuga ngo Yesu amaze kubahamagara ababajije, baramubwira ngo mwigisha, twaraye ijoro turoba ariko nta kintu twafashe. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo Yesu ahita afatamo ubwato bw'umugabo bita Petero, arababwira ngo nibatsure bigire imbere imuhengeri. ndagira ngo nkubwire mu mahirwe ya mbere rwose wageragezaga kuroba ariko waroberaga ku mwaro. mu mahirwe ya kabiri rero Yesu arategetse ngo utsure ubwato wigire imuhengeri, kuko iyo urobeye ku mwaro niyo urobye uroba indyesi. ndagira ngo nkubwire ngo ku mwaro niyo urobye hari igihe uroba ukaroba imitubu, ariko Yesu arategetse noneho ngo utsure ubwato wigire imuhengeri. ubwo ugiye kwigira imuhengeri rero muri aya mahirwe ya kabiri uraza gufata amafi. kandi umbabarire unkurikirane unyumve neza iri jambo mvuze. Imana nkorera yampamagaye ize kumbabarira igutabara idahinduye inyanja. iyo nyanja waburiyemo mu mahirwe ya mbere, mu mahirwe ya kabiri aba ariyo wongera kuboneramo amafi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo arangije arababwira ngo nibongere bajugunye urucundura. uru rucundura ngo barujugunye, Bibiliya iravuga ngo bafashe amafi menshi ariko bafatamo n'amafi manini 136. ndagira ngo wowe unkurikiranye uri bwizerane nanjye, Imana ize kumbabarira uku kwezi kutararangira, Imana igukorera igitangaza gihatse ibindi. niba wari umurwayi uhereye none aha wakira imbaraga zo gukira. niba wari umushomeri uhereye none aha wakira imbaraga ziguhuza n'akazi umaze igihe kinini rutegereje. niba wari warahombye uhereye none aha mu mahirwe ya kabiri wakira igitangaza mu izina rya Yesu. tuvuge twese ngo amena. Bibiliya iravuga ngo bafata aya mafi 136. icyitonderwa, aya mafi bayafatiye mu nyanja bari baraburiyemo, n'ubundi bari barayemo ijoro baroba, ryabakereyeho ntacyo bafashe. nongere mbisubiremo, waba uri umumama, waba uri umugabo, waba uri umukobwa, waba uri umusore, Imana igutabara idahinduye inyanja, kubera ko iyo nyanja waburiyemo amafi wayaburiyemo mu mahirwe ya mbere, ariko mu mahirwe ya kabiri Yesu ayijemo. izina ry'Imana rihimbazwe. mu mahirwe ya kabiri niyo Yesu aziyemo, kandi ni nawe uza ahantu yerekeje aya mafi ugomba kuroba. rero aravuze ngo ongera unaga urucundura. ndavuze ngo Imana iravuze ngo ongera unaga urucundura, kuko ubwa mbere warunaza ari mu mahirwe ya mbere biranga rwose, ariko mu mahirwe ya kabiri arongera aravuze ngo naga urucundura, noneho nturi burunage ibumoso, ururanuraga iburyo. izina ry'Imana nirihimbazwe. kandi ukimara kuhindura urucundura byari byaranze bigiye kwemera. uburyo noneho burabonetse, uburyo burabonetse mama, uburyo etakota ya bin shine dress, uburyo burabonetse papa, uburyo burabonetse mukobwa. ndagira ngo nkubwire ngo ahantu byari byarapfiriye aha niyo bigiye kuzukira, ahantu byari byarangiye aha niyo bigiye kwemerera. hahandi ubukwe bwawe bwapfiriye aho niho bugiye kubera. hahandi wahombeye abantu bakaguha urw'amenyo aha niho ugiye kungukira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu aravuze ngo ngera unaga urucundura, mu mahirwe ya kabiri ongera urunage, mu mahirwe ya kabiri ongera urunage. byari byaranze, ariko uhereye none aha Yesu arategetse ongera unaga urucundura. ibi bintu ibintu bigiye kwemera. ndagira ngo mbibutse mu mahirwe ya mbere
Bibiliya avuga ngo ku kidendezi hari umurwayi wari uhamaze imyaka 38. Ndagira ngo manurire umuntu nkurikiranye, sinzi imyaka umaze muri icyo kibazo, sinzi imyaka umaze mu kigeragezo, ariko ndagira ngo nkubwire mu butware mpabwa n'ijuru 38 yawe yageze, 38 yawe yageze. Wowe wizeranye nanjye, wowe uri kumva imbaraga z'ijambo, wowe uri kumva hari ikintu Imana igiye gukora, 38 yawe yageze. Sinitaye ku gihe umaze mu bukode, sinitaye mu gihe umaze ku burwayi, sinitaye mu gihe umaze bamanitse cyamunara. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe wizeye 38 yawe yageze. Haleluya, 38 yawe yageze. Biravuga ngo yarahamaze imyaka 38 kuri icyo kidendezi. Hanyuma mu mahirwe ya mbere yabonaga bamusura, mu mahirwe ya mbere yari afite abamurwaza, uwuje uyu munsi ntaba ari ugaruka ejo. Ariko mu mahirwe ya kabiri Yesu yiyumvamo kongera kunyura kuri icyo kidendezi, Yesu yiyumvamo kongera kuhanyura, Yesu yiyumvamo kunyura muri uwo mudugudu, Yesu yiyumvamo, haleluya, yongere yiyumvemo kunyura ku bana bawe, yongere yiyumvemo kunyura mu rugo rwawe, yongere yiyumvemo kunyura urwariye kuri icyo gisasiro. Mu izina rya Yesu Kristo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, izina ry'Imana rikomeze riganze. Yesu yiyumvemo kunyura muri iyo business yawe, Yesu yiyumvemo, haleluya, izina ry'Imana nibishima. Mu mahirwe ya kabiri Yesu ngo aramanuka. Bibiliya avuga ngo aragenda ajya ku kidendezi. Ageze ku kidendezi, haleluya, Bibiliya iravuga ngo hari amabaraza 5. Sinzi baraza uriho, icy'ingenzi ni uko uririho. Kandi icya kabiri, sinitaye ku gihe umaze kuri iryo baraza, ahubwo nitaye kuwuje kuri gukuraho mu izina rya Yesu. Biravuga ngo hari abanyunyutse Mana we, haleluya, sinitaye ku gihe umaze kuri iryo baraza. Waba uri ku ibaraza ry'uburwayi, waba uri kurya ubukode, waba uri kurya ubushomeri, waba uri kurya ubukene, ibyo ngewe ntabwo mbyitayeho. Icyo nitayeho ni umuntu Imana ihagurukije uje kugukura kuri iri baraza. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Yesu ahageze yegera umurwayi aramubaza ngo mbese urashaka gukira? Undi bitewe n'igihe yari arimo, haleluya, bitewe n'igihe yari amaze aho n'imyaka yari ahamaze, haleluya, aramubwira ngo rimwe na rimwe iyo marayika aje agahinduriza amazi, aho hari mu mahirwe ya mbere. Mu mahirwe ya mbere marayika yarazaga agahinduriza amazi. Hanyuma mbibutse mu mahirwe ya kabiri rero nyiri gutuma marayika niwe wiyiziye, aramaza ngo mbese urashaka gukira? Ndagira ngo manurire umuntu nkurikiranye, Imana igutabare nta byisobanuro utanze. Imana igutabare nta byisobanuro utanze. Ibyo kuvuga ngo urarwaye, ibyo Yesu arabizi. Ibyo kuvuga ngo uri umukene, ibyo Yesu arabizi. Ibyo kuvuga ngo uri muri periyave, ibyo Yesu arabizi. Ahubwo Imana igutabare nta byisobanuro utanze mu izina rya Yesu. Wakira ubutabazi bw'Imana, wakira ubutabazi bw'Imana, wakira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu. Imana igutabare nta byisobanuro utanze. Hirakosi de bonne drame. Narimvuze ngo Imana andita lazala. Imana igutabare nta byisobanuro utanze mu kibazo wari urimo, mu burwayi wari ufite. Ndagira ngo mbibutse igihe wari umaze kuri icyo gisasiro. Imana igutabare nta byisobanuro utanze, kuko ndaje mu mahirwe ya kabiri. Kandi ubwaje mu mahirwe ya kabiri ari uvuge, ubwaje mu mahirwe ya kabiri ari utegeke. Ndagira ngo mwinjize mu mahirwe ya kabiri. Aya mbere byari byaranze, ariko akira amahirwe ya kabiri. Aya mbere byari byaranze, ariko akira amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndumva imbaraga z'ubutabazi, ndumva marayika bohora abantu, ndumva hari ibintu Imana igiye gukora. Ndabona marayika ari kugenda ahereza mu izina rya Yesu Kristo. Imana itangira igere ku burwayi, Imana itangira igere kuri za kanseri byari byarananiranye. Hari amahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe. Hari amahirwe ya kabiri Imana izanye ku buzima bwawe. Ndayakwinjizamo mu izina rya Yesu.
etakotika zebonea ndayakwinjizamo mu izina rya Yesu Kristo. Nuyakire wa mubyeyi we, nuyakire wa mushumba we, nuyakire wa mukobwa we, nuyakire wowe uri mu Rwanda, nuyakire wowe uri hanze yarwo, nuyakire wowe uri muri Canada. Akira amahirwe ya kabiri, ndaguhuza nayo mu izina rya Yesu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Twasomye ijambo ryavuze ngo amaze gupfa nyina aramurirana amurambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana. Ndagira ngo wowe nkurikiranye, Imana iguhuza n'umuntu w'Imana, Imana iguhuza n'umuntu gukura muri icyo kibazo mu izina rya Yesu. Uyu muntu w'Imana ninde? Bibiliya iravuga ngo uyu yari umugabo bita Elisa. Hanyuma uyu Elisa igihe kimwe rango akajya anyura mu mudugudu umwe. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo uyu yari umugore w'umushunemukazi. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore yari n'umukire. Mbibutse Bibiliya iravuga ngo uyu mugore yari n'umukire. Haleluya, haleluya. Hanyuma uko abona Elisa agenda agaruka, ijambo riravuga ngo uyu mugore yegera umugabo we aramubwira ngo mugabo wanjye, hari umuntu w'Imana buri gihe unyura ahangaha, nongere mbisubiremo, Imana ize kumbabarira yo kabyara abahungu n'abakobwa, ize kukumuriza n'umuntu w'Imana. Uyu muntu w'Imana yakuramburaho ikiganza ugakira. Uyu muntu w'Imana yakwinjiza mu isezerano utegereje igihe kinini. Uyu muntu w'Imana yaguhuza n'umugisha wawe. Imana iguhuze n'umuntu w'Imana mu izina rya Yesu. Nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, Imana iduhuze n'umuntu w'Imana. Bibiliya iravuga ngo aragenda asaba umugabo we, aramubwira ngo uyu muntu w'Imana wanyemera tukamwubakira icyumba cyo hejuru, igihe azajya avuye mu misozi, avuye mu ivugabutumwa, avuye gusengera abantu, akajya aza akaruhuka. Bibiliya iravuga ngo baragenda bamwubakira icyumba hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bamare kubaka iki cyumba, Bibiliya iravuga ngo bashyiramo ameza, bashyiramo n'intebe, bashyiramo n'itara ry'itara. Hanyuma Imana dumve iri mu ijuru, uyereye none ahanga, uyereye none ahanga, ndakwimura aho waruri, ndakwimura aho waruri. Karande zaba zaraguheranye, ubwihebe bwaba bwaraguheranye, ndakwimura aho waruri mu izina rya Yesu Kristo. Muririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi, ngiye twizeye amagambo ye nkuko yayatubwiye. Muri ubwo butware n'ubushobozi ndakwimura aho waruri, ndaguhuza n'umugisha wawe, ndakwimura muri karande, ndakwinjiza mu gisubizo, ndakwimura mu burwayi, ndaguhuza n'ubuzima. Uyere elakotike de baba shandi de la kita rebone taya gidemo rebone tango yasika. Ndumva imbaraga z'Imana, rapi ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukora kw'Imana. Icyama mukizerana nanjye, icyama tugasengana, icyama mukizera. Hari Imana igiye kurema mu mahirwe ya kabiri, hari ibintu Imana igiye gukora mu mahirwe ya kabiri, hari abantu Imana igiye kuguhuza nabo wowe unkurikiranye, hari intebe ugiye kwicaramo utari waricayemo. Ayayayayaya, haleluya. Izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Dawidi yandika muri Zaburi ya 12 ku murongo wa 6, yaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, haravuga ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none handahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacinira ingoni. Imana irahagurutse aho uherereye hose, Imana irahagurutse ije kukurwanirira, ije gushyira mu mahoro we wariraga, ije gushyira mu mahoro we wari wihebye, ije gushyira mu mahoro wowe uheranwe n'agahinda, ije haleluya, ije gushyira mu mahoro mu izina rya Yesu. Wakira amahoro Imana itanga mu izina rya Yesu. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo uyu mugabo Elisa ngo igihe cyo gusenga cyagera ngo akajya ku misozi gusenga. Rimwe rero ngo aza kubyukira mu rugo, ari mu rugo ahamagara umugaragu we Gehazi, aramubwira ngo uyu mugore watugiriye neza, akatwakira, akabatugaburira, akaduha aho kuryama. Haleluya, twamugirira dute? Gehazi aramubwira ngo mu gihe cyose tumaze aha sinigeze mbona umwana w'umuhungu atamba muri uru rugo. Ndagira ngo nkubwire wowe byari byaranze, uhereye none ahangaha Imana iguhuze n'umuntu w'Imana, aguhuze n'urubyaro utegereje igihe kinini, aguhuze n'akazi wari warabuze. Wa pera
sikitaya. Wakira umuntu w'Imana mu izina rya Yesu. Wakira umuntu w'Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhuze nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu bagufashe ijambo igihe kirekire, akira ubuhanuzi, akira kugubwa neza, akira amahirwe ya kabiri, aya mbere warahombye, akira kongera gukora, ubwa mbere bwarapfuye, akira ubundi buzima. Haleluya, mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Shimwe mwami w'abantu, shimwe nyir'ugukomera, shimwe nyir'icyubahiro kuduhaye amahirwe ya kabiri. Shimwe papayi kuduhaye amahirwe ya kabiri. Hanyuma Elisa abwira Gehazi, aravuga ngo Gehazi, mumbwirira aze hano. Ijambo ryarambwiye ngo uyu mugore araza ahagarara mu muryango. Elisa ahita ahanura, aramubwira ngo mugore, haleluya, ndi mwaka utaha uzabyara umwana w'umuhungu. Nanjye ndavuze ngo mu kwezi kwa gatandatu wewe wizeranye nanjye, amaso yawe haratangira kubona ibyo atabonye, amatwi yawe haraza kumva ibyo atumvaga. Haleluya, uraza kwishima ibyishimo tigeze wishima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Uyu mugore aragenda, byihutishe, aratwita, igihe cyo kubyara kiragera, arabyara, abyara umuhungu. Izina ry'Imana rihimba. Uyu muhungu arakura, umuhungu agera imyaka 3, agera 5, agira 8, agira 10, yujuje 12. Abazima babi, Imana imbabarire kurinda umuzima mubi. Narivuze ngo Imana imbabarire kurinda umuzima mubi. Hanyuma ngo bafata uyu mwana w'umuhungu bamuroga uburwayi bwo kurwara umutwe. Haleluya, umutwe ngo uramufata, uyu mutwe uramwica. Ngo umare kumwica, uyu mugore ahamagare abo kumutabara. Ababaye abambere nabamwiciye umwana. Ndagira ngo mubwire, Dawidi we yaranditse aravuga ngo mwene abo ngabo ngiyo baje kunsura baba banshunga, ariko we mu mahirwe ya mbere bagusuraga bavuga ngo azapfa ryari, ngo izina rye ryibagirane, ariko wowe umurikiranye. Ndagira ngo mubwire, mu mahirwe ya kabiri abavuza ya mbere bagiye kuvuga na ya kabiri. Abakuroze nibo bagiye kukurogora, abavuze ko bitazemera nibo bagiye kuvuga ko byakunze. Imana ikuremere cyore, Imana ikuremere cyore, Imana ikuremere cyore mu izina rya Yesu Kristo. Bavuge ngo burya niwe. Haleluya, mu mahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Haleluya. Abaje baza barira, ariko batarira amarira y'umubabaro, ahubwo ari ay'ibyishimo. Abo turabagwije, abo ngabo turabafite, abo nibo twujuje. Batwereka urukundo ariko rudahari, batwereka amarira tukagira ngo barababaye ku bwacu, kumbi bo bari kwishima. Twe nta makuru dufite, ariko ndagira ngo mubwire, hari umuntu w'Imana ugiye guhura nawe. Hari umuntu w'Imana, haleluya, ngusabiye wowe uzakurikirana iki kiganiro cyangwa irivuga butumwa, kandi uzaryakiriremo byo wari warabuze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uyu mugore Bibiliya iravuga ngo ahita afata umwana we ku ijambo twasomye, ngo aramuzamukana, aragenda murambika ku buriri bwa wa muntu w'Imana, ngo aramukingirana, arangije arisohokera. Haleluya, mu gusohoka ntabwo yasohotse asanga ba bantu, ahubwo ngo yahise afata urugendo ajya ku musozi. Haleluya, Bibiliya iravuga ngo yaragiye kureba umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ninde? Ni uwitwa Elisa. Hanyuma ngo aragenda, Bibiliya iravuga ngo agezeyo, haleluya, Elisa ngo ahita amenya ko ikibazo cyavutse. Imana imbabarire guhuza n'umuntu umenya ikibazo ufite wowe utarakimubwira. Ngo ahita amubaza ngo mbese mugore kuje wiruka na amahoro? Undi aramusubiza ngo na amahoro, kumbi mu rugo ntago ari amahoro, umwana gupfa ko yari yapfuye. Hanyuma Elisa ahita amenya ko atari amahoro. Bibiliya iravuga ngo afata inkoni ayereza umugabo bita Gehazi, aravuga ngo Gehazi, genda wowe Gehazi, ugenda nugira umuntu usuhuza
ntugire n'uwuvugisha, iyi nkoni uyirambike ku mwana, umwana arazuka. Reka nkubwire, najye nasomye iyi nkuru nsanga ibintu Gihazi yakoze nta muntu n'umwe utabikora, ahubwo Imana iduha imbaraga zo guceceka, iduha imbaraga. Hari igihe dusengana n'abantu bakagenda bakavuga iby'Imana yababwiye bakabivugira mu bo batajyanye. Rero Imana iduha imbaraga. Bibiliya iravuga ngo uyu mugore yanga kuva uruhande rwa Elisa. Impamvu uyu mugore yanze kuva uruhande rwa Elisa, mwakurikire Gihazi ni iyi niyo nashakaga tugasenga. Nuko Elisa ari we wari warahanuye uyu mwana, ntabwo yari bukurikire Gihazi, kandi Gihazi atarahanuye. Birasaba iki? Niba byaranzuza umuntu wahanuye, genda usanga uwo muntu mubaze ko ari Imana bavuganye koko. Ndagasubiramo aka kantu nanatuje. Impamvu uyu mugore atakurikiye Gihazi ntabwo ari we wari warahanuye umwana. Umwana yari yarahanuwe na Elisa. Rero bivuze ngo Elisa n'ubundi niwe wagombaga kujya kuzura uwo mwana, kuko niwe uzi uburyo uyu mwana yaje. Ago munyumvire, niwe uzi uburyo uyu mwana yaje. Rero dufite ikibazo cy'abantu bari kujya gukurikira ba Gihazi mu mashyamba, basize ba Elisa bahanuye bavuganye n'Imana. Ibi ndabizi bamwe ntibabyumva, barashyiraho komanteri nyinshi, ariko ndabivuze ndi mu mwuka. Dufite ikibazo cy'abantu bakurikirana ba Gihazi, kandi ba Gihazi batarahanuye, harahanuye ba Elisa. Rero wowe nkurikiranye, ndagira ngo mubwire ngo shaka Elisa, niwe wahanuye uwo mwana. Hambere aha byambayeho umuntu arazanye kubita imbere ararira, yakurikiranye ba Gihazi. Ndabivuze imbere ya kamera, nawe nabikurikirana ubwo nuko azabyumve. Yakurikiranye ba Gihazi bamutandukanya n'umugisha. Wowe umurikiranye waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'iki gihugu, unyemerere ushake Elisa, kuko Elisa niwe wahanuye uyu mwana. Ntabwo uyu mugore yari bukurikire Gihazi, kuko Gihazi ntabwo yigeze ahanura, hahanuye Elisa. Hanyuma Gihazi ngo aragenda, agezeyo baba we akora ikosa ritandukanye. Ndafashijwe ndi imbere y'iyi kamera, ritandukanye n'ibyo bamubwiye ko adasuhuza umuntu, bamubwiye ko atavuga. Agereyo rero atangira kwivamo, kubera iki? Siwe wari buzuru uyu mwana, ntabwo ari we wamuhanuye. Atangira kwivamo n'umutara wica. Aravuga ngo ari hehe? Abandi bati ndetse ati umwana, ni nubwo mutajyaga munyemera ko nsenga nje kumuzura. Kandi ibyo si byo Elisa yamubwiye. Umugore rero agumana na Elisa, niruka. Igihe kiragera, Elisa azana na wa mugore ngo ahagere. Bibiliya iravuga ngo barurira. Ariye mbwiriza ibintu nkahita mfata isura yabyo, nkahita mbibona mari, nkahita mbona abo mwitone uyu mwana yapfuye. Bivuze ngo hari abagiye kwirimbi gucukura aho bagomba gushyingura uyu mwana. Ndafashijwe. Kabiri, hari abari mu rugo bari kurira amarira bagaragaza ko bababaye ko umwana yapfuye, kumbi bo nay'ibyishimo baramuroza igikorwa cyabo bakigezeho. None n'umuntu ugomba kuzura uyu mwana araje, kandi hasi bategereje isanduku yo kujyana kwirimbi ngo bajye gushyingura. Bibiliya iravuga ngo barurira. Bageze mu nzu mu cyumba hejuru, uyu mugore ngo ahagarara mu muryango. Elisa ahita ngo azenguruka karindwi. Bibiliya iravuga ngo araza yubarara. Yesu we ndafashijwe we, ngo araza yubarara kuri iyo numbi. Haleluya! Inumbi bihita isubirana ubushyuhe. Uhereye rero nahanga ijuru ryohereze marayika aza yubarare kuri ibyo bintu. Rikitandeza la ijuru ryohereze marayika aza yubarare kuri ibyo bintu byawe
byari byarahombye rwose, byari ariko haleluya byongera bisubirana ubushyuhe, haleluya we izina ry'Imana rihimba. Intumbi bihita isubirana ubushyuhe. Elisa ngo acyumva ko intumbi isubiranye ubushyuhe, mbibutse intumbi itangiye gusubirana ubushyuhe, hasi hari abategereje umurambo ngo bajye gushyingura. Haleluya, ndafashijwe mushumba. Imana idusubiza umwana wacu kandi muzima, Imana idusubiza umwana wacu kandi muzima, imudusubiza abamwishe bahari bareba. Boneta yagomereye kandi mugusubiriza aho ngaho yapfiriye. Imugusubiriza aho ngaho yapfiriye. Elisa ngo arongera azenguruka karindwi, ngo azenguruke karindwi, birava ngo arongera yubarara kuri uyu mwana, ngo umunwa ku munwa, amaboko ku maboko. Uyu mwana ngo ahita yitsamura, uyereye none aho ibyawe byari byarapfuye bitangire byumva ubushyuhe, kandi bikimara kumva ubushyuhe byitsamure mu izina rya Yesu. Elisa ngo ahita ahagurutse uyu mwana, amusubiza nyina ari muzima. Imana igusubiza ibyawe, Imana igusubiza ibyawe, Imana igusubiza ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Imana igusubiza amahoro. Perasidi binia, hakira gusubizwa ibyawe, hakira gusubizwa ibyawe kandi bizima, kandi bizima. Haleluya. Urwanirira zoherejwe n'Imana itakwe merera ko turengana. Yesu we ngize ngo nkuvuge, mbega na hera hehe cyangwa na rangiriza he, uribu yerizima rikome zimfuruka, uribu yerizima rikome zimfuruka. Dufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we. Haba mu byago no mu makuba, aturindishe imbabazi agira. Haba mu byago no mu makuba, aturindishe imbabazi agira. Buretse kubishyingura haracyari andi mahirwe ya kabiri. Maze igihe kinini iri ku gisasiro, ariko Imana izanye amahirwe ya kabiri. Ndabyibuka Pawulo yigeze asanga Yineya amaze igihe kirekire ku gisasiro. Haleluya. Pawulo arategeka mwisengesha asenga, Yineya arahaguruka bamuzima. Nanjye ndavugana n'izo mbaraga ziguhejeje ku gisasiro. Uhereye none ahangaha wakire gukira, uhereye none ahangaha wakira amahirwe ya kabiri. Bya mbere byari byarapfuye, ariko izanye ibya kabiri. Hakuriyeho ibya mbere, gukomeza ibya kabiri. Wakira ineza y'Imana, henakota ya binishayini, wakira umugisha w'Imana. Hayi, izina ry'Imana rihimbazwe. Imana gusubiza umwana wawe kandi muzima. Ndafashijwe pe. Imana gusubiza umwana wawe kandi muzima, kandi muzima. Mahirwe ya mbere ku mudugudu w'Inayini, umugore yibyariye umwana arapfa, ariko mu mahirwe ya kabiri Yesu akora ku kiriba. Biravanga abakikoreye barahagarara, aravanga umuhungu ndagutegetse byuka. Yesu agira ibyabategeka, Yesu agira ibyabategeka, Yesu agira ibyabategeka, Yesu agira ibyabategeka. Riko titarazalaye, nanjye ibyanjye bitegeke, byamushumba bitegeke. Haleluya. Bya kameramani bitegeke, byabamurikira bitegeke. Mahirwe ya kabiri, mu mahirwe ya kabiri, mu mahirwe ya kabiri Yesu agira ibyo ategeka. Ategeka ibyawe, ategeka iby'umuryango. Atiko penesa laidro, tegeka Mana. Kizategeka umusozi wari imbere ya Zorobabeli,
arawubwira ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zorobabeli. Akira amahirwe ya kabiri. Uri Imana ifite ubutwari, uri Imana ifite ubushobozi, uri umuremyi w'ijuru n'isi. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Jeze kwa Yayiro wavuze ijambo rimwe gusa, uravuga ngo tarisa 10, bisobanura ngo gakobwa byuka. Vugana nabyo. Ubasha kuvugana n'amafi, urayabwira ngo naze. Nari mvuze ngo vugana nabyo. Nari mvuze ngo vugana nabyo. Gupfa ko byari byarapfuye. Mahirwe ya mbere ubicuti na Lazaro, uranamureka arapfa, ariko ugeze ku gituro urahamagara n'ijwi rirenga, uravuga ngo Lazaro sohoka. Gira ibintu uhamagara. Wahamagara ibikeri mu gishanga birakwitaba, uhamagara inda mu mukungugu, urabibwira ngo byose biruhukire kwa Farawo. Imbaraga wakoresheje ntawe uzagiye. Ngwino uzuru y'umwana wacu. Duhandi mahirwe ya kabiri. Ababyeyi yabahe, abankurikiranye yabahe, kandi tuva abamamagara babwira ko aya mahirwe bayakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze kubyumvishe. Icyubahiro n'ubutware no gukomera no kuganza bibane natwe none n'iteka ryose. Amen, amen. Mwakire amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Mwakire amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Amen, amen.